Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese rero aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda mwese nongeye kubasuhuza nanabashimira mwese no kuri mudukurikirana wowe ukanda subscribe ukandika comment mu biganiro tuba twakoze ukagira inama abantu bagiye batandukanye. Ndagushimira cyane kubera ko mu biganiro tuba twakoze tuba twifuza ko wowe wabashije kukireba ujya muri comment ugatanga inama cyangwa igitekerezo ku byo tuba twaganiriyeho. Ushaka kugira umuntu inama ku nkuru twavuzeho, ushaka kugira ubundi buryo umufasha, ushobora ikintu cyose nyine ushaka kumva igitekerezo aho twaganiriye inyunganizi waba ufite ukandika muri comment ukavuga ati uyu muntu ku bwanjye numvaga yabigenza gutya. Ubwo rero wowe bikora ndagushimiye cyane ndetse nawe utarakora subscribe nagirambi gusoye kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umusore cyangwa umupapa ibyo araza kubidusobanurira. Tugiye kuganira n'ubwa mbere aje kuri kamera zacu, ntago mumuzi n'ubwa mbere tugiye kuganira nawe. Rero tugiye kuganira nawe ejo mu minsi ishize yarampamagaye ambwira ko yifuza ko tuganira. Ndavuga nti nta kibazo rwose, ambwira ko hari uburyo yifuza tuganiramo, ko hari umuntu yifuza ko nzamuhuza nawe, ariko nyine ndabimwemerera. Reka tubanze tuganire nawe atwibwire hanyuma dukomeze tuganire twamenyanye. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Uwiringiyimana Jean Dodier. Uwiringiyimana Jean Dodier. Jean Dodier umeze uti? Tumeze neza cyane. Murakomeye? Turakomeye turashima. Ko mutuje cyane n'ubwitonzi n'ubusanzwe? Nta uko niko mpora. Ntabwo navuga n'ubwitonzi gusa abambona nyine bashoboye kubona ko ari ubwitonzi ariko niko nisanzwe. Niko umeze. Umuntu rero atakumenyereye ashaka kugira ngo warakaye. Oya. Kubera ko hari ukuntu ubona umuntu ukabona nyine wenda wamagana niko wimereye ariko akavuga ati uyu muntu uko biri kose igitondo ntago cyamubereye cyiza. Nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite. Jean Dodier tugiye kuganira, wambwiye ko wifuza ko hari umuntu naguhuza nawe ariko ntago najya kubivuga kubera ko urahari kugira ngo ubitwibwirire tumenye niyo mpamvu yifuza kuba wahura nawe. Ariko mbere na mbere uri umusore cyangwa uri umugabo? Ndi umusore. Uri umusore. Uri umuhungu? Ndi umusore. Se buryo umusore n'umuhungu batandukanira? Umuhungu abari muri cya kigero cy'abantu bacyuye igihe bakuze. Abari muri 30 na 35. Abari muri 40. Kandi nturayigeramo. Uracyari muto, uracyari umusore cyane. Hanyuma ngaho tubwire umuntu wifuza ko nguhuza nawe ninde? Umuntu nifuza ko umuhuza nawe naje kureba kuri YouTube channel yawe. Mbona hariho umukobwa niba ari n'umumama kuko nabonye afite akana. Yego. Ashaka ubufasha yitwa Samantha. Samantha. Yaba agiye kubona umuterankunga se? Mbona akeneye umufasha. Akeneye umufasha? Akeneye oya. Ibyo byabivugitse nabi. Akeneye umuterankunga muri make. Akeneye ubufasha. Akeneye ubufasha kuko kuri iyi si ntago twese tuba twishoboye. Hari ikigero ugeramo ukaba urwego uriho nta bushobozi ufite bwo kuba wakomeza kwisunika bitewe nuko uburi. Bitewe nuko uhagaze wa mugani. Hanyuma rero usanzwe umuzi cyangwa umubona ku biganiro? Samantha naramubonye nabonye yakoze ikiganiro cyuko abayeho. Mbona ni umukobwa muzi ari umukobwa. Yego. Umuzi akiri umukobwa muri akuri rwose ndavuga ati uyu mukobwa nk'uko muzi mbere akaba yarabyaye, niba yarakoze ubukwe simbizi. Yakoze ubukwe yarashatse afite umugabo. Okay. Ntabwo ibyo nari mbizi ko yakoze ubukwe. Ndavuga ati niba kano kanya nshobora kuba mfite 5,000 nibyo nkaba nafata 2,000 nkamubwira atakira ugura amata y'umwana ndumva nta nkurikizi yabirimo ku gikorwa naba nkoze. Yego. Ndavuga ati
ashaka kumbwira ati amavuta yo kwisiga yashize, tukaba dukeya nkatubona ntanganye n'umutima wanjye, ariko ukagira umusanzu utanga ku nkagira buzima umusanzu ntanga, nk'uko muri make umuhamagaro mfite muri njye ni uwo kumufasha, ni uwo kumufasha, kuko nta namubonye kindi kibyihishe inyuma cyane. n'abantu mwe turi kuganira, tuba tuganira twese, ntabwo turi kuganira turi twenyine. Uyu musore avuze ko aje gufasha Samantha, kandi koko ni nabyo, ni na byiza. Buriya iyo umuntu ari mu buzima akabona undi muntu ugira ikintu amuha ku buzima bwamufasha, biba byiza kurushaho, kubera ko ababona ko nyine ashyigikiwe. Kandi murabizi ko ari kenshi yagiye avuga ati bimeze gutya, ariko rimwe na rimwe bigakunda ubundi bikanga. Ariko kuri iyi nshuro haje umuntu wifuza gutanga ubufasha kuri Samantha. Gusa sinzi nimba wari ubizi, umugabo we ntago ari inaha. Umugabo we yagiye gushakisha nyine mu kindi gihugu, ariko ntari kure, ari muri Kenya. Ndumva ari ibyo. Ikindi ndagushimiye kubw'umutima wagize, ndakeka n'abadukurikiye bari bugushime, ariko nanone wihanganire ku bibazo ndi bukubaze, kubera ko ni buri muntu buragira ukuntu yibaza. N'abadukurikiye bafite uko bari bubyumve, nabo bakandika muri comment bakabaza. Ni byiza ko wagize uwo mutima, ariko ko dukoresha abantu bagiye batandukanye kandi bafite ibibazo. Kuki wahisemo Samantha? Hari abakecuru, hari abasaza, hari abakobwa bato. Nibyo. Kano kanya insengero ziri muri iki gihugu ni nyinshi, yego, ariko urabyuka ugahitamo ukavuga ati ngiye gusenga. Ufite urusengero usengeramo, ntabwo ari uko mvuze ngo abandi sinabafasha, yego, ariko insengero zose ntiwazikwira. Utanze urugero rwiza. Ntabwo zose wazisengera mu cyumweru cyane. Bivuze ko nawe abandi urabona, ariko ni we wifuje gufasha cyane. Hari umuntu ushobora nako twese turi abantu. Umuntu ashobora kukubona akavuga ati uyu musore usa gutya, umeze gutya, aje gufasha Samantha gute ku buntu nyine, nta kindi kinagamije. Hari umuntu ushobora kumva ko uje gutereta. Aya ntago ntereta, ariko ukabinyuza mu buryo bwo gufasha. Icyo kintu kidusubiza. Abantu babyumva gutyo ni ukuri pe. Biterwa n'uko umuntu we ku giti cye yiyumva. Imiterere yiwe siyo yanjye. Niba ngiye niyumvishemo ngo runaka bitewe n'ubuzima abayemo, amarangamutima yanjye nyine ikintu yagaragaje, mbashije kubona ko hari ikintu akeneye. Yego. Kano kanya ndavuze ati ngiye gufasha uriya, ntago nzanga kumufasha kugira ngo ntavugwa ngo runaka ngari gutereta. Ntago wabigenderaho. No, ntago nabigenderaho. Nzakora ikingenza, ibyo rubanda batekereza ntago bindeba. Ibyo byo ntabihari. Kubera ko impamvu mbikubajije, hari undi mutipe wigize kuza navuga ngo yari agiye gufasha umumama, we yari agiye kumufasha nyine. Umumama ufite n'umwana, afite nawe akana gatoya kari munsi y'uriya. Umutipe araza aravuga ati ndashaka kumuzana uriya mubyeyi, ndashaka kumufasha mu buzima bwe, nkagira icyo mumarira nyine mu buzima bwe bwa buri munsi. Umusore muhuza, nawe yari umugabo, muhuza n'uwo mumama, ariko mu by'ukuri ibyo yavuze agiye kumukorera ntabwo yabikoze. Ni umusaza nawe, nako ni umusaza waranakuze nawe, urabyangana n'uwo mukecuru. Nuko wenda igikuriro bikigize. Ubwo rero ariko we ntago yigize abikora nkuko yabivuze. Urumva yaravuze ngo aje gufasha umuntu, undi nawe arabyizera ko baje kumufasha. Biza kurangira umugore w'uwo mugabo ari uje gutuka uwo mukecuru ngo amutwaye umugabo. Nuko nawe uje gufasha Samantha, no ukaba ufite sheri cyangwa umugore, akazamenya ko uje gufasha Samantha, akavuga ati uriya mugabo bwagiye fasha uriya mugore, buriya niwe yashatse, arantaye aragiye. Ugasanga none waje kuburana, biza kubindura. Niyo mpamvu rero mvuze ni wa mugani, ntabwo byari bibaye nka bya bindi, cyangwa wowe noneho biriseriye, ni ibintu bifatika. Oya, ubundi umuntu yahaye inzira ngenderwaho niwe wimenya ubwe, sibyo? Ngira uko ntwara amarangamutima yanjye, kandi nkakora ikintu nk'uko nagitekereje, nagiteguye. Sinzi kuvuga ikintu
ntazasubiramo. Ikingenza ni ugufasha Samantha, nta kindi kingenza. hari ushobora kuvuga ati se kuki uno mugabo aje kumufasha, kuki utaje kumufasha mbere, kubera ko urumva ibibazo bye yabihoze na mbere, yari afite utubazo tugenda dukemuka haza utundi. Ushaka kwibaza se kuki utaje mbere ukaza kumufasha kuko umugabo adahari, yagiye atari mu rugo, mbese kuki uje ubu ngubu utaje mbere? So ntabwo nari nzi ko umugabo we yagiye. Nabimenye ndebye ikiganiro yakoze, ikiganiro twakoranye, avuga uko ubuzima abayemo. Ndaje mbona ko hari ikintu akeneye, sibyo? Kano kanya ndahamya neza ko n'umugabo waramutse aje akabona hari icyo nafashije umuryango yasize, cyangwa bakanamuhamagara bakamubwira ibyo nkorera uwo muryango, ndumva ko naba inshuti y'umuryango. yego, sibyo? Nta kindi nongeyeho kw'ibyo. Ndahamya neza ko Samantha amarangamutima yiwe yayashyize hanze, ubuzima abayemo bushyira hanze. hanyuma ku bantu nyine bashaka kubitekereza gutyo, nizere ko babyumvise. Ubwo reka twizere ibyo tubwiye cyane ko rwose, nta kindi kintu kizahindukaho, kubera ko buriya n'umugabo aho arashobora kuzabona kino kiganiro. Sinzi nimba ko se wabitekerezaho gute, kandi nyine uje gufasha. Urumva umuntu niba atari mu rugo iwe akabona undi muntu aje kuvuga ati nje gufasha uno mugore, kandi ukaza mu buryo bw'uko umugabo uje adahari, buriya hari ukuntu umugabo ashobora kubitekereza nabi, akavuga ati uriya kiriya kibungu urasikije kugira ngo kinyinjire mu rugo cyane rwose. none naba yabitekereza nabi, uzakomeza gahunda ufite. Ntabwo nakubwira, ubundi ndazi neza ko mu nzira zose utekereje kunyuramo uri gukora igikorwa cy'urukundo. Muri make hari aho bihuriye n'Imana, yego, kandi inzira zose z'Imana habamo ingorane. Subizi? yego, Igihe cyose ugiye gukora ikintu ugikoranye urukundo, uri kugendera mu nzira y'Imana, uhura n'ibibazo. ntabwo byabura. Rero ashaka kubifata uko bitari, ariko nyuma akazabona ko ndi umuntu, ukabona ko icyo ugamije ari ugufasha umuryango. Mu gihe nk'ubu Samantha afite umwana mutoya, ariko nubwo ari mutoya ni iminsi mike akajya ku ishuri. ubundi umwaka ndumva yagize umwaka, bafite umwaka n'amezi 3 gutyo. Ejo najya ku ishuri bizagenda gute ko ubuzima bukomeye ubu ngubu? Ari uruhinja, ajya ku ishuri, akeneye kurya, akeneye kwambara, nyina akeneye kurya, akeneye kwambara. Samantha nta kazi afite. Abonye yarakoze ikiganiro avuga ko ashaka akazi kari ko kose pe. Muri make ntabwo umuntu yajya kwaka akazi agafite, nta kazi afite. Ntabwo yakukagira bwo ntako. Rero impamvu nafashe uriya mwanzuro, nabanje gutekereza ubuzima abayeho, nanjye bwambayeho, nabunyuzemo. Avuga ati icyo mfite nzagabanyaho gakeya muhe. Nko mu bushobozi wowe bwawe ufite, nk'uko buriya iyo uvuze ati ngiye gufasha umuntu, uvuga ati wenda mu bushobozi bwanjye mfite bungana gutya, nzamufasha iki ngiki, icyo nshoboye ni iki. Ni urugero, nko mu bushobozi bwawe ufite ni nk'iki kintu wumva wowe uzaheraho umufasha. Muri make muri makeya ndi umuntu mukuru, kandi nawe ni umuntu mukuru. Ntago kano kanya namenya ngo akeneye iki, gusa icyo nzi cyo nuko abayeho mu buzima butari bwiza. Yego, kano kanya nshoboye kuvuga ati ngiye kumwishyurira inzu, sibyo? Muri makeya akeneye kurya. yego, Kano kanya nkavuga ati ngiye kumuhereza amafaranga yo guhahisha, kandi akeneye kwishyura inzu. Muri make njye icyo nifuza nuko nkawe nk'umunyamakuru ujye umukoresha ibiganiro, wazampuza nawe
nkabasha kuganira nawe kugira ngo mbashe kumubaza icyo we yifuza ubwe kugira ngo ubashe kumubaza we icyo akeneye kurusha ikindi cyane. ubwo wowe ushaka guhura nawe ukamubaza icyo ashaka se tukaganira tukamenyana nkamenya ngo ese nzamubaza bitewe n'ubushobozi mfite ambwire icyo ababaye mwako kanya mubwiye ati ndakigufasha bari cyo uheraho abari cyo mperaho mufasha. ubwo urashaka ko mubwira ko twaganiriye mukazahura cyangwa muzihuza ubwanyu nzabahuze mpari cyangwa mwenyine nguhe nimero muzihuze? oya wazaduhuza uhari kuko ni wowe muhuza. njye muhuza ariko buriya ibindi se byakurikira mushatse ko mwanabimpisha. none se reka nkubaza sibyo ubundi muri makeya iyo umuntu afite umuryango aba awuhagarariye ku buryo hagize n'ikintu cyiza uzareba umwana iyo ari kumwe na se na nyina akagira ikintu gikubita ku ruhande umwana yirukanka asanga isi. n'ubu rero niba ari wowe yanyuzeho kano kanya n'ubu ufite ubushobozi bwo kumpuza nawe kandi tugahura turi kumwe nawe. uko biri kose Samantha ntabwo yabyanga kubera ko biba bigoye ubuzima bw'iki gihe bw'i Kigali buba bugoye cyane. nawe nzi neza ko icyo kintu azakishimira kandi n'ukuri twagushimiye ubutwari wagize. hari n'abandi bantu bagiye bamufasha rwose pe uje n'ubundi nawe uza mu bandi ariko abandi baba ari abo hanze nyine batabasha kugaragara ariko kuba wowe ubyemeye ukaza no kuri kamera ntekereza ko ari umwanzuro wafashe nk'umugabo ukomeje. nta bindi byo gukeka nta bindi ntabyo kuzabona uje uvuga ubundi abakeka ntago babura sibyo ariko muri make ugerageza kwirinda wowe ubwawe ukarinda umutimanama wawe. tugiye kuzumva tukumva ngo gusigaye utereta Samantha. oya ariko komana ubwo sibyo ntago byashoboka. nje warubizi ko ndi marene we cyane. aka kantu nka kwibiri uje gufasha uje kumuba hafi nk'umuntu wabonye rwose afite ibibazo ariko nukuri ninge marene we so ibyo gakosa gato ya wakora wikirugo bitinda y'ibyo ngibyo kubera uzi ko hari ubuzima umuntu ababayemo urumva nyine hari ubuzima tubamo bukaba bwatuma unatana ukajya no mu bindi bintu utateganyaga kuko kenshi usanga nk'abagore hari ukuntu abagabo badufatirana mu bibazo nk'uko nyine yibereyeho gutyo yifite utwo tubazo ku ruhande ugasanga umusore araje nkawe utinshaka kukwitaho nyuma nawe ukazagira ibyo ukenera ko nawe akugomba kandi urumva niba umuntu yaburaye ukamugurira umuceri ukamugurira iyo nyama atayiheruka ukamufata neza nawe aravuga ati wa muntu uzi ko burya ari seriye ati ninkomeza ibi bintu azama n'ibirenze ugasanga nyine aguye muri wa mutego wawe kubera iki ubuzima abantu niko tumeze. Samantha rero nizere ko ibyo bitazabaho kubera ko kabitera yaba ari wowe kandi urumva nta nubwo waba usohoje isezerano. ibyo ndi kubivuga nk'urugero nari nguhaye ntabwo mbigushinjije ko ari byo uzakora ariko ni ukwihaniza. njye ndi kwihaniza ku mwana wanjye ndakubita umwana wanjye yarababaye umwana wanjye yaciye muri byinshi umutware we ntahari ari gushakisha nyine mu bijyanye n'imibereho. Samantha nawe ari nawe ashakisha kuba uje mu buzima bwabo uzuri umunyamugisha so tazanye ibibazo akugoye sibyo ngira ngo ikingenza ntakivuze nanacyumvise wanakoze ariko ntihazagire ibindi bintu bizinjiramo ntabyo nibyo ndi gukumira buriya jya ukumira icyaha kitaraba ntihazagire ibindi bintu tuzumva byaseseyemo ngo urabona ngo nyine ngo Samantha ngo nsigaye numva oya ndahamya neza ko uba imfura komeza uba imfura ntihazagira ibindi bintu bizisesekamo bitazatugonganyisha imitwe sibyo. nzi neza ko nta kintu na kimwe kizazamo gitandukanye n'ibyo navuze. reka tubyizere. Samantha rero ahari igira ijambo mubwira. so
Samantha ahari yaba ari kudukurikirana, nawe muvugana umunsi ku wundi umubwire ko mukeneye vuba, kuko niwo muhamagaro mfite. Niba nifashe nkavuga nje hano kuri televiziyo kora online, ntabwo nshaka ko bitinda. Ntabwo bitinda. Nanjye icyo navuga, Gilbert mukwe wanjye, komeza rwose uhirwe, uronke icyo wagiye mukore, uronke amafaranga no kuraboneke, tuzagusabira. Madamu wawe nawe arahari, tuba tugucungiye, ntuzagira ikibazo, nta ngorane. Uyu muntu aze gufasha umugore wawe, nta bindi, urabizi ko mba mpari nkanuye, nanjye simba nsinzirije, kandi ntabwo umuntu ufasha twawamusubizayo. Umuntu nakubwira ati nshaka gufasha umuntu, ntabwo wakitambika ngo uvuge ngo ndabyanze nyir'ubwite atarabimenya. Rero iki icyo nsabye ni ukumuhuza na Samantha bakaganira, akabimwibwirira. Samantha nyir'ubwite we yabyemera, bakicara bakaganira, akamufasha nk'uko abyifuza. Ubwo ibindi bintu muri comment mw'abantu mwe, ibi bintu biba bibereye imbere yanyu cyane rwose. Nje biranshimishije kuba Samantha agiza kandi ikindi kintu kiyongera ku buzima bwe, byibuze cy'itafari agiye gushyira ku buzima bwa Samantha. Ndabikunze kuko umuntu waciye mu bibazo byinshi bitamworoheye, ariko urumva ko bwa nyuma habonetse umuntu ubasha kumwumva nk'uko namwe mwabashije kumwumva. Kadutegereze rero Samantha, ndaza kumuhamagara, sinzi nta gahunda nari mfite yo kumubwira. Ubwo bizaba nk'ejo cyangwa umusibe ejo, tuzongera tumuhamagare Samantha duhure, uyu nguyu yamugezeho icyifuzo cye, uko azacyakira tuzaba tubireba twese. Nabyemera sava, nabyanga ni ubushake bwiwe. Munyemerero dusoreze hano, turasura mu kiganiro cy'ubutaha.